RYA Baba. RYA Baba. Oh, le Shatayabo. Le Lemon Patana la Mama. Le Sheketama. Oh, le Stikanga on a foot. Le Menda ya Sheketayamo. Le Stele Mo, the time in full. Let's tie Binikutayabo. We give you glory. We worship you, Jesus. We raise our hands in the air for glorify your name. For this day you create, and I may rejoice in it. No one like you, Jesus. Every knee shall bow, and every tongue shall proclaim that you are the King of the kings. Jesus, I come before you in this morning. I come before you in this day. Jesus, allow me to stand before you. And first of all, wash my hands, wash my heart, wash my every body, organs, and make me pure as you are pure. And make me holy and as you are holy. Jesus, I thank you for your mercy. I thank you for your glory. I thank you for your forgiveness to us. No one like you. No one like you. No one like you. Jambo rirambwenge ibyaha byacu wabijugunye kure kugira ngo bitazibuka ukundi. Rwari ugeze ku musaraba wirehereje amahanga. Uravuga ngo yemwe abarushe, yemwe abaremerewe, nimuze nimusange, kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima. Ugira ibambe ryinshi utinda kurakara, mwami w'abami, nawasa nawe, nawagiranwa nawe. Urihariye mu byo uvuga, urihariye mu byo ukora, urihariye mwami. N'agacu ko guhinduka kakugaragaraho, kuko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, ni kuzahora ibihe byose. Haleluya. Ni kuzahora nubwo tekinoloji z'abantu zahinduka, nubwo ibihe byahinduka, nubwo ingoma zahinduka, you remain the same. You never changed. Imbabazi zawe nizishiraho, ubuntu bwawe niburangira. N'uyu munsi uracyatugirira imbabazi, uracyatugirira ibambe. Mwami w'abami, nawasa nawe. Mwami w'abami, nawagiranwa nawe. Mwami w'abami, urahambaye kandi urakomeye. Mwami w'abami, wuzuye icyubahiro no gukomera. Mwami w'abami, wuzuye ubutware ndetse n'ubutsinzi. Uri Imana nziza, n'ukuri wowe utabaye utabarukana intsinzi. Muririmbyi aravuze ngo nta nkuru n'imwe yigeze yumva ko wigize utsindwa. Hoya, uhora utsinda, uhora utsinda, uhora utsinda, uhora utsinda, uhora utsinda, uhora utuneshereza, uhora udutsindira, uhora uturwanirira, kandi umunyago ukawuzana, umunyago ukaboneka. Uri Imana, 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 uri Imana. Uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Uri Imana, uri yawe, uri Imana, uri yawe, uri Imana, uri yawe, uri El Shaddai, uri Jehova Nisi, uri Jehova El Shaddai, uri Jehova Sabato. Uri Imana, uri bendera ryacu, uri ukunesha kwacu. Uri Imana, uri Imana. Lestaya bon, leleshaya bone kita. Uri Imana, uri Imana, uri Imana,
lastete tayabo lele shai minikua sansegre lasheteke tayango lele manda ya shakayabo zene kutaya minifoya lala sheke tayango lala manda ya bashakayabo ori ya baba 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 orele orele shatayabo ori minikutayabo nefo. Oh, you are God. You remain the same. You never changed. Oh, we proclaim your mercy. And we say how you are so good to us. Be glorified, Jesus. Be glorified, our Lord Jesus. No one like you. Nawasa nawe urahebuje wikwije ubwiza impande zose iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma. Haleluya, ubwiza bwawe burakayangana mwami, ubwiza bwawe turabubona. Haleluya, kubera yuko izuba ryo gukiranuka kwawe riturasira buri gihe. Ibyo byose bigakomezwa n'imirimo yawe. Iyo udukorera ihebuje itangaje, tukumva dushishira mu bikari byawe mwami, tukumva dushishira mu bikari byawe papa, tukumva dushishira mu bikari byawe mwami w'abami. Nawasa nawe, nawagiranwa nawe. Uri Imana, uri Jehova Nisi, uri Imana, uri Jehova Shalom, uri Imana, uri Imana. Haleluya, haleluya. Wowe muri misozi itabimenye, muri nyina w'inyanja hakavura. Haleluya, ugaca inzira mu nyanja. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. We warituye Yeriko ikika, Abisiraheli bagatambuka. Wowe wabanyujije mu nzira y'ubutayu, ukabarongora, ukabageza i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana itagira urukwigira, uri Imana yita ku bayo, uri Imana itakemera yuko abayo barengana, kubera yuko nta yindi Mana igira icyo imara abayitegereje. Haleluya, nk'Uwiteka umutabazi akaba umurengezi wacu w'ibihe byose. Imana ni nziza, Imana irahebuje, Imana iratangaje, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana iri mu ijuru ahirengeye, ahera hahera. Imana yacu, Imana nyamana. Haleluya, witwa ndiho niryo zina ryawe. Witwa ndiho, witwa ndiho, witwa uhoraho, witwa Imana rubasha, witwa Imana ishobora byose, witwa Imana ibera hose icyarimwe. Mwami, amazina yawe aravuga ibigwi byawe. Mwami, amazina yawe aravuga gukomera kwawe. Mwami, amazina yawe aravuga ibitangaza byawe. Mwami, amazina yawe arasobanura ubuhangange bwawe. Mwami, amazina yawe arasobanura gukomera kwawe. La shatayabo lele stika yangoe lele akita ya minifo. Nicyo gituma abantu bakwiye kwizera Imana, bakwiye kwiringira Uwiteka Nyiringabo, bakwiye kwizera Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Mana yacu turagushimye. Nawasa nawe n'ukuri, nawagiranwa nawe, nawasa nawe, nawagiranwa nawe, nawasa nawe, nawagiranwa nawe. Haleluya. Mahanga aragutinya, mahanga aragutinya,
mahanga aragutinya, kuko imirimo wakoze ihebuje kandi itangaje itigisa ibihugu, itigisa abami, itigisa amahanga, agakangarana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ninde wamenya aho ikirere kihanitse? Ninde wamenya inkingi zifashe ikirere, isanzure? Ninde wamenya inkingi zifashe isanzure? Ninde wamenya? Ninde wamenya? Ninde wamenya? Ninde wamenya inkingi zifashe iri juru? Ninde? Nelestabo ni mini fo etime Salamanda yasheka. Ninde wamenya uburyo uburabyo bubayeho? Ninde wamenya uko burimba? Ko na Salomo atigeze arimba nk'uko burimba. Ninde wamenya uburyo inyoni zo mu kirere, bisiga byo mu gasozi bibaho, bitabiba bidasarura? Nelestayabo leshaya minifo lilimilifo etime kuwaya. Sori imbaraga z'Imana. Ninde wamenya? Ninde wamenya? Ibiyaga binini, amafi abirimo, uburyo abaho, ninde ubyitaho? Ninde ubireberera? Ninde ubibeshaho? Ninde wabimenya? Nelestaya minifo. Mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana. Imisozi ihanitse iyo imaze imyaka n'imyaka, ntago ihunguka, ntago itembanwa n'amazi menshi. Ninde wayikomeje akayiha urufatiro igakomera? Ni Uwiteka Imana Nyiringabo. Lelelele shatayamo. Inyanja zidakama, zihora zitemba amanywa na nijoro, imigezi itagikama. Ububasha buturuka ku Uwiteka, kuko yaravuze biraba, yarategetse birakomera. Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana, ni Imana. Lelelele shatayabo. Limana ya shakateketa. Lelelele mana ya kayabo. Ababasha katope. Eliminifo. Sandara mama shakatayabo. Lelelemo. Mana urakomeye, Mana urakomeye. Ibyo byonyine byakaduteye kwizera, byakaduteye kwiringira. Itabasha kubesha, ifite ubutware, ifite ubushobozi. Imana yakuje Abisiraheli mu Egiputa amaboko akomeye. Ninde wari gukura Abisiraheli mu Egiputa? Ninde wari gukura Abisiraheli mu biganza bya Farawo? Ninde atari Uwiteka wenyine? Kabambutse inyanja itukura, hanyuma Farawo n'amagare n'ingabo ze bikarindimukira mu nyanja. Uwiteka wajya kubabera inkingi y'igicu ku manywa, yarangiza akababera inkingi y'umuriro nijoro. Ibyo naho byigeze biba ahandi atari mu Bisiraheli igihe bavaga mu Egiputa bagikana mu gihugu cy'amasezerano. Uwiteka watungishije manu
byo kurya bivuye mu ijuru. Haleluya. Bakarya bagahaga, bakanezerwa, bagashira inzara bari bafite. Manu ituruka mu ijuru. Nta wundi wabikoze ni Uwiteka. Tureke ibyo, ninde waturinze akabana natwe mu bihe byari bikomeye, ibihe bya za kovide, ibihe bikomeye by'umwijima abanyarwanda twanyuzemo, bigiye bitandukanye. I have to proclaim this. Please listen me carefully. Iyo aturinze urupfu rukomeye rutyo, izakomeza kuturinda, izakomeza kuturengera, izakomeza kubana natwe, izakomeza kutubera umurengezi, izakomeza kukubera umujyanama, izakomeza kukubera Imana. Wowe uyisunge, wowe uyiringire, wowe uyikomezeho, wowe haleluya. Izabana nawe, ntabwo izaguhana, ntabwo izaguta, ntabwo izakureka. Izabana nawe, izabana nawe, izabana nawe, izabana nawe, izabana nawe, izabana nawe. Lesitayamo, ndavuze ngo izabana nawe. Ntabwo izakureka, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, ntabwo. Hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, n'uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, n'uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Twakuvaho tukajya handi, ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza, amagambo meza, amagambo meza. Ijambo nyaryo, ko ari wowe ufite ijambo nyaryo, ijambo ryahindura ubuzima. Ko ari wowe ufite ijambo nyaryo, ijambo ryakora ku mutima. Ko ari wowe ufite ijambo nyaryo, ijambo ryahindura ubuzima. Ko ari wowe ufite ijambo nyaryo, ijambo nyaryo ry'umunsi. Twakuvaho twajya hehe mwa?
twakureka twaba bande mwa, ko ari we wenyine ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, amagambo ahembura imitima, amagambo ahembura ubugingo, amagambo ahembura ubuzima bw'abantu. Yewe Yesu we, 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 yewe Yesu, yewe Yesu we, yewe Yesu we, yewe Yesu we, yewe Yesu, yewe Yesu, yewe Yesu, yewe Yesu, yewe Yesu. Mwami wanjye, Mana yanjye, murengeze ubugingo bwacu, nyiri imbere yawe amasaha, nciye bugufi kandi nyemerera Mwami nzamura ibyifuzo by'abana bawe, nyemerera nzamura ibyifuzo by'ubwoko bwawe mwa. Ndasenze nsengeye Mwami abantu bawe, nsengeye inama zawe, nsengeye ubwoko bwawe, ibyifuzo bitari bimwe kandi byinshi biri mu mitima yabo. Mwami ndakwinginze cyane kugira ngo ubagirire neza, ubibuke, ubatabare, ubereke ineza yawe Mwami. Wongere ubiyereke muri dimansiyo yo kubishurira, ubatabara, dimansiyo yo kubatabara, dimansiyo yo kubarenganura, dimansiyo yo kubazahura, dimansiyo yo kubateturura, mu izina rya Yesu. Iteka iyo wagendaga mu bantu igihe wari mu isi Yesu, wagendaga ubabwira ngo bibabere uko bizeye, nabo bizeye yuko wabarengera, nabo bizeye yuko wabarwanirira, nabo bizeye yuko warangiza ziriya manza, nabo bizeye yuko wabakura mu karengane. Nta wundi biringiye, nta wundi bizeye, n'ikimenyimenyi bateye hirya batera hino, bashakisha uburyo bwose babigenza biranga. Niwe basigaranye Mwami, niwe basigaranye aba bafite imanza mu nkiko, niwe basigaranye izi mfuhubyi, aba bapfakazi niwe basigaranye Mwami. Nta wabarengera atari wowe barengeye, nta wabatabara atari wowe batabaye. Mwami wanjye, Mana yanjye, ndakwinginze, ndakwinginze, manura imbaraga Mwami, manura imbaraga, manura imbaraga zawe mbere ya byose. Wongere Mwami ubuzuze, bumve bakira guhembuka, bumve bakira ubuzima Mwami. Uzamure imyumvire yabo, uzamure kwizera kwabo, bumve bagufitiye icyizere yuko ibiri bimeze nk'imisozi imbere yabo bigiye kwika, bikaba amataba, bikaba amataba, yuko Yeriko zari ziri imbere yabo zigiye gusenyuka. Kandi igihe bamaze kuri uyu musozi Mwami, kirahagije, kirahagije, kirahagije. Ubu musozi wo kugumirwa, umusozi w'ubukene, umusozi wo kwiheba, umusozi Mwami w'ubushomeri, umusozi w'uburwayi, kirahagije, kirahagije. Tabara abantu bawe, rengera ubwoko bwawe, gira neza Mwami abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami w'amahoro. Babambira amahema, oh haleluya, barengere, batabare, bafashe, nta wundi wabafasha. Baba mama Mwami, aba bapapa Mwami, aba bana b'abasore Mwami, aba banyeshuri, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine watanga ibyo bakeneye Mwami. Ugahaza kwifuza kw'imitima yabo, ukabarengera, ukabatabara, ukabagirira neza, ukabafasha. Uri Imana
ishobora byose, witwa ndiho n'iryo zina ryawe, igaragaze mu bumana bwawe mwami, ukora ikintu gikomeye ku buzima bwabo, ubarengere barengere 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 aba barwariye mu bitaro mwami bitandukanye, sengeye abarwayi, sengeye imbaraga, nsenze nsaba imbaraga zawe mwami kugira ngo zimanuke, release your power, release your authority, Jesus Christ, and heal the diseases. Kiza, bohora, gira neza abantu bawe mwa, barushe abaremerewe, babuze kivurira, babuze uko babigenza, aba bose bari imbere yawe, tubazamuye mu ngobyi y'amasengesho mwami, tangira gukiza, tangira kubohora, tangira kugenderera aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Gira ikintu urema, gira ikintu ukora mwami Imana, bamenye ko ari wowe mwami ubikoze, bamenye ko ari wowe mwami ubarengeye, bamenye yuko ari wowe ubatabaye, bamenye ko ari wowe wenyine mwami ubasha kubatabara kandi nuko urabishoboye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwiteka nyiribihe, Uwiteka nyiringabo, manura imbaraga zawe, manura gukiza kwawe, manura kubohora kwawe, itamurure mwami, igaragaze mwami, mu izina rya Yesu. Nk'uko wiyeretse cya kirema cyari kiri ku kidendezi cy'Ibedesida, wakigaragaza. Nk'uko wiyeretse mwami wari umugaye amaze igihe kirekire ku irembo ryitwa ryiza, wabarengera nabo mwami, urabishoboye. Yesu wazuye agakobwa ka Yayiro, uracyazura, wazura abantu mwami bapfuye bahagaze, wazura abantu mwami bapfuye mu mitima mwami, wazura abantu mwami bapfushije imirimo yawe yabahaga umugati, wazura 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 mwami imishinga yapfuye, imishinga yadindiye, imishinga y'abantu mwami yasubiye inyuma, wazahura wazahura mwami, wazahura mwami, wazahura mwami, wazahura wazahura. Ububasha ni ubwawe, uko gukora ni ukwawe, urabishoboye 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 mwami uhoraho, ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Inyanja ntizisuma tureba, ibicu bigahinda tubyumva, ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu mwami, ni wowe ushigikira intambwe z'abana bawe mwami, ni wowe uzikomeza, ni wowe uzizigama. Hela shataya monele kutaya lele shika ya munda ya kostekile mo, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana. Reka ubwami bwawe buze mwami, reka ibyo ushaka bibe mu isi, reka ibyo ushaka bibe ku bantu bawe, nk'uko biba mu ijuru bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Yesu mwami, let your presence
Let your praises be here, and your mercy cover everyone. As waiting for you, as we waiting for you, as we waiting on you. We are no longer as slaves of fear. We are no longer as slaves of poverty. We are no longer as slaves of losing anything we want, as we have in Jesus as our King, as our Savior. You know what we deserve. And those that can make some difference, that can bring some differences, can make some differences. Jesus, twarakwizeye mwana, twaragukurikiye mwana, turabizi. Yesu. Yesu. Abarusha baremerewe, abuze uko bagira. Yesu aravuze ngo nimuze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya. Ijambo ry'uyu munsi turisanga mu gitabo cya Yohana, ibice byaho 3:16. Turarisomera hamwe twumva icyo Imana ivugana natwe uyu munsi wa none. Yego. Yesu. Yohana ibice 3. Yohana ibice 3:16. Haleluya. Haratubwiye ngo kuko Imana yakunze abandi mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe.
18 aravuze ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho, kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri bigaragare ko byakorewe mu Mana. Umurongo wa 22 avuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atindanayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'Umuyuda ku byo kwiyeza. Basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana aramusubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambere abagabo yuko navuze ni sinjye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga ni we mukwe, kandi umuranga iyo ahageze iruhande rw'umukwe. Umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe, amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiye gukuzwa, naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Imana itugire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Turasubiramo Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora
w'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Murongo 22. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atindanayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. 25. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza, basanga Yohana baramubabwira bati, mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambere abagabo yuko navuze nisinge Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Amen. Haleluya. 31 naho ni heza, reka tuhasome. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, naho uwo mu isi we si uw'isi, ni uw'isi nyine, kandi ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise n'ibyo ahamya. Nyamara nawemera ibyo ahamya. Uwemera ibyo ahamya aba yemeye nuko Imana ari inyakuri. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se ukunda umwana we, se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umwijima w'Imana uguma kuri we. Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Magambo meza cyane avuga hejuru y'agakiza, avuga gukizwa icyo ari cyo, asobanura gukizwa icyo ari cyo, kandi akuyemo n'umwanzuro w'uburyo dushobora kwita tuva mu bidafite umumaro kandi tukizera Kristo. Ngo uwizera uwo mwana afite ubugingo, ariko utamwizera yamaze gucirwaho iteka. Yesu adufashe cyane, Imana itugirire neza. Bene data bakundwa, mwe mubana natwe kuri YouTube channel, turabashimiye ko mubana natwe kandi mukomeza gukurikirana amasengesho ndetse n'izindi gahunda dukomeza kubategurira, yaba ibyifuzo, yaba ibitekerezo, yaba inyunganizi, tubicisha muri comment, hanyuma mukomeze mubane natwe, kandi cyane cyane ibyifuzo byo gusengera mujye mubitwandikira. Hamwe n'Imana twizeye yuko izakora ibikomeye kandi izatugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.